hanyuma umwana umusigarana afite umwana ndaza kumukwereka hano mu mafoto kuri telefone ndabafite umusigarana afite umwaka umwe. umugore se wa kabiri we yagiye kubera iki? Njya ku kazi ibintu bigenda neza uwo mwaka ugaca hari amahoro bikongera bikikupa n'ibyo nyine nta muntu wiha. Yego. Ubwo akaba nsigiye abana gusaba umwe muri bo tujya tuvugana ntakubwira niko ubona abana wasize bameze neza basa neza bifuza ko mbega unabifuza mbizi kubifuza urabavugisha usaba ko muhura unabishimiye. Ese koko niba narahanganye bikagenda gutya iyo haguma ntitwari kugera kure hashoboka. Niba narasigaye ndi umwe bagakura ntago nivuga ibigwi hano nanakubwiye ko iby'abo bagore nta nubwo mu nkuru yanjye ntago bijya bimbabaza. Ikimbabaza araza kukigeraho mu kanya. Uwa mbere we namushatse nagiye iwabo ndasaba nkora ubukwe 9 abantu baramperekeza nabo bari bumbone babimenye n'amafoto byinshi cyane birakorwa we. Uwa kabiri rero ya myaka ibishize wenda uri wenyine we ntabwo twamenyanye cyane kwa kundi ubonye umuntu i Kigali wenda mukabyumva kimwe. Abagore ashakaga uwo wa kabiri uwa mbere tubwiye ko yatwawe n'umugabo w'umukire. Uwa kabiri we yatwawe nande? Wa kabiri rero nawe bya bindi nyine izo miliyoni 18 se akurimo yari inshuti magara yari umuntu wizeraga mu by'ukuri yigeze azandika mwigeze muzandikira ziri ku rupapuro hano amafaranga ari hano? Yego ntacyo ndabireba ntacyo. Yego noneho nukuvuga ngo utigeze umurega muri leta kandi ufite inyandiko. Nuvuga ngo we ikintu yambwiye niba nabyita kuntera ubwoba yarambwiye ngo uviye inkuru yanjye. TG Automobile iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje hano heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo technology ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguhana warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara pana byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kigani inkuru yanjye, nikaze kuri twese dukomeza kubana na inkuru yanjye mu ubuzima bwacu. Hari abatwumva baryamye, abatwumva bari mu modoka, bari twumva bari mu bihugu bitandukanye nk'u Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Congo, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bufaransa, ku mugabane w'Uburayi muri rusange. Mwese turabasuje n'abari muri Aziya n'ahandi hatandukanye mutwumvira ndetse mukanabitwereka. Turabasuje yambu. Murabizi ko ahanga twiganirira kenshi n'abantu bagiye bakura n'ibizazane bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, ariko n'abandi navuga ngo bafite achievement, ibyo bagiye bageraho kandi byahinduye ubuzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo babandi navuga ngo bazahajwe n'amarangamutima batwigishe nyine cyangwa bige uburyo nabo bashobora kuba babivamo uyu munsi bakagera kure cyane. Ndi kumwe Nabavakure Jean Baptiste. Kavakure Jean Baptiste. Kavakure muraho neza? Aho neza. Uraho urakomeye? Ndaho. Vuga rwose ureba hano. Ndaho. Yego, ku muntu utakuza mwibwira gute Kavakure? Ku muntu utanzi nitwa Kavakure Jean Baptiste. Yego. Ayo ni amazina ari kwiranga muntu nkuko nabikubwiye. Irindi giyongeraho na Abdul Karim.
nkaba uri umuyisilamu uri umukristo? ndi umuyisilamu. Yego. Ukaba witwa Jean Baptiste? Urumva nagiyemo nkuze, niyo mpamvu ntabwo nahinduye ku irangamuntu ko birushya. Yego. Yego. Hanyuma nkaba ndi umupapa w'abana 4, 2 barangije sogonderi. Yego. Barangije 2023. Yego. Abwo nabareraga ndi umwe, abandi 2 nabo nuko nabo umwe namusigaranye afite umwaka umwe. Uwamusigaranye? Afite umwaka umwe. Umusigarana gute? Nyina tutandukanye abantereye. Abagutereye? Yego. Okay. Undi yari afite 3, ubwo afite 13, undi afite 11. Ariko urumva kubwo nabasigaranye bose nabo umugore umwe se? Oya, bose saba umugore umwe. Duhiye inkuru yo gushaka kwawe. Inkuru yo gushaka kwanjye rero nuko watandukanye n'abagore. Yego. Nashatse bwa mbere 9. Yego. Ufite imyaka ingahe? Nifite imyaka 24. Yego. Hanyuma nko mu gihe cy'imyaka nk'ibiri umugore arantana n'abana 2. Ariko aza kuba ntana atari ukuvuga ngo yenda ni ingeso mbi, yari baye situation y'ubuzima ntiyabasha kuyihanganira. Ni ihe situation ndashaka kubidusa? Situation y'ubuzima nyine ni ukuvuga ngo ni ikibazo cyari ikibazo cy'amafaranga, aragabanyutse, yaje yarahari, aragabanyutse, aragenda. Mbere wari ufite amafaranga umeze yari aringaniye nyine yo muri icyo gihe, uburyo umuntu abaho nta kibazo, nta kibazo cyari gihari. Yego, aza gushira ubushomeri buraza, aragenda. Icyo gihe se wenda mu kugenda ntabwo yigeze akubwira ati nyaboneka kava kure, ikintu cyanzanye ni iki ngiki none nta kibuze? Oya, ntacyo navuye mu rugo, nsubira mu rugo nsanga yagiye. Ibyo hari n'ababizi, wenda si ngombwa ngo mwarabyaranye se? Urumva abo 2 yabansigiye, umwe icyo gihe yari afite imyaka 2. Imyaka 2? Yego. Arabata mbega ni ikizagukurikirana. Mukecuru nyirakuru w'abana nawe utari wishoboye arabamfasha, nkajya njyaha nawe agaca inshuro, tugahuriza, barakura pe. Yego. Urumva nubwo bwose ntacyo mvuga ngo bafite bampa, ariko barakuze. Yego. Barakuze, batangiye ubuzima bwabo ndi butamfasha, ariko barigurira amavuta kandi bakoze uturimo. Urumva ko abana batandukanye nyine bakiri bato cyane, kubarera ntabwo byabaga bigoye? Nyirumva byarangoye, ndanabyakira. No mu bintu bimbabaza cyane, nta nubwo ibyo bijya bimbabaza, nubwo wenda ariko ntangiye inkuru yanjye. Yego. Ubwo haza gucamo imyaka 9. 9 niyo yaciyemo 10. Nshaka uwa 2. Okay. Nawe nshatse uwa 2. Kuki watinze rero? Naratinze. Impamvu natinze wenda ya mbere, nabyo sinabura kuba ko n'ubushobozi nabwo ubwo bwari burimo. Yego. Nabwo bwari burimo. Nk'umuntu nyine umubiri uraryana, ndongera ndijajara, ndabikora. Hashize imyaka 9, ni hagati y'9 n'10. Yego. Ndongera hacamo nk'imyaka 2, nabwo cya kibazo kirongera kirangarukira. Imyaka 2 iciyemo. Iki kibazo kikugarukira? Nanone nagaje kugarukirwa, urumva indwara hari ukuntu yankuranye. Kuko indwara nakubwiye mfite imaze imyaka 21. Gwambwiye ko urwaye igifu, wagize urumva byaramvangiraga rimwe na rimwe, imirimo bikanga, cya kibazo noneho cy'ubukene kikagira gute, kikigarura, kikivangamo, ukajya gutera imbere, ikibazo kikana cyo kikaba kijemo. Hanyuma umwana umusigarana afite umwana, ndaza kumukwereka hano mu mafoto kuri telefone ndabafite. Umusigarana afite umwaka umwe. Umugore se wa 2 we yagiye kubera iki? Nyine nawe nakubwiye ko icyo kibazo cy'uburwayi cyamvanze. Yego. Nanone ikibazo cy'ubukene kikaziramo nyine kujya guhaha wenda bikagorana. Yego. Nawe nyine nicyo rwose, nta kindi, bose twapfuye. Gihari nuko mwapfuye ubukene? Bose twapfuye ubukene. Nawe mwashakanye hari ukuntu umeze? Yego, bazaga hari uko meze pe. Yego. Njya ku kazi ibintu bigenda neza, uwo mwaka ugaca hari amahoro, bikongera bikikupa, ibyo nyine nta muntu wiha. Yego. Ubwo
akabansigiye abana gusaba umwe muri bo tujya tuvugana ntakubwira niko ubona abana wasize bameze neza basa neza bifuza ko mbega unabifuza mbizi kubifuza urabavugisha usaba ko muhura unabishimiye ese koko niba narahanganye bikagenda gutya iyo haguma ntitwari kugera kure hashoboka niba narasigaye ndi umwe bagakura ntago nivuga ibigwi hano nanakubwiye ko iby'abo bagore nta nubwo mu nkuru yanjye ntago bijya bimbabaza ikimbabaza araza kukigeraho mu kanya turaza kukigeraho nibyo none se wenda nk'uwo mugore iyo umubajije gutyo asubiza iki yansubije arambwira ngo rwose ntukajye ugarura iyo nkuru mbega wumva ko bimukora ahantu pe turavugana rimwe na rimwe hakaba n'igihe mpamagaye njye wenda sinayifate ni uwa mbere ni uwa kabiri ni uwa mbere we niwe tuvugana n'undi we nta communication tukigirana uwa mbere se yashatse gushaka undi yashatse undi kuko afite n'abana nawe bari no muri sogonderi yahise ashaka undi ako kanya mugitandukana cyane niyo tuganire ndamubwira ariko se ko numva uvugana amaganya kandi nzi ko wagiye gushaka mu bakire sinshaka kuvuga umuntu yego mwene wabo nabo yashatse simuvuga izina ko washatse mu bakire se kandi nka n'ubu ufite amaganya akakumva nyine mbega bikamucanga nkabwani rero ngewe iyo mbona umuntu dufatanya ibyo nakoze ibyo ari byo byose mu kuri twari bugere kure yego twari bugere kure aho mu bakire yashatse se yabuze urukundo wenda ubwo yabuze urukundo kuko ibintu byo birahari ibintu byo birahari birahari ubwo hari icyo yahabuze ntabwo mvuga byinshi kabisa turavugana arumva ntanabona ikiganiro arabyumva naho yashatse n'imiryango yabo barahita bahamenya none se bivuze ngo yarashatse agenda avuga ko ari umukobwa cyangwa yari umugore hashobora kuba yaragiye agatangaza ko ari umugore kuko umugabo arabizi umugabo we azi ko yashatse arabizi abana se bacanye kominikasiyo ntibakomeje abana urumva abana umwe yamusize afite imyaka 2 undi afite 3 n'igice nawe hanyuma abana babonanye bwa mbere bageze mu wa 2 sogonderi yego bwa mbere nibwo babonanye pe habaye ikise kugira ngo babonane wenda ngewe wenda nuko ntashyizeho komunikasiyo nawe kubera uyende akababara umuntu aba yaragize wenda iyo nyishyiraho yari buze kankoresha ukuri wenda yari buze ariko nta komunikasiyo nagiranye nawe cyane bituma wenda iyo myaka ijya mu yose umubyeyi w'umumama noneho ku bana yakora ibishoboka byose kugira ngo aze kureba abana niko bimeze yaje kubonana nabo hashize bari muri sogonderi ntiwamugaye kumugaya nawe kandi nkubwira ko tuvugana nabwo ntiburiye yigaya se nawe arigaye iyo tuganira ndabyumva ko yigaye yego abana bese ubwo urukundo rwaje urukundo ntago rwaba ruri 100% ku bana nyine bakuze babyumva banabibona bisa binyibutsa ndembe twa Derira urayizi ndayizi ya kera karahanyuze Derira kakana gato na iriya ndirimbo iyo yajyagamo nka mu gitondo wenda yumva narayikundaga umvaga ari ibyawe narayikunda kuko yabaga ivuga ibyanjye ngo karaye kambaye mama papa arihe mama arihe papa mama arihe ntabwo umwana we yajyaga kubaza ati mama papa mama ari hehe abo bana kubera ukuntu umukecuru wanjye yabafashe yego ntabwo bageze bambaza ibyo bibazo ntabwo babimbaje umukecuru ni mama wawe yego nawe utari wishoboye ubwo ndaza kugera noneho ku nkuru nyayo yo kugira ngo turwane no kujyana n'icyo tubona noneho haze rwangendanye igisenye burundu icyo turaza kukigeraho humura ni nacyo kimbabaza ibindi byose buriya ntibimbabaza twagira ngo tubanze twumve akababaro k'umugabo ibyo yahuye nabyo ubu rero tugeze ko wenda umugore wa kabiri uwa kabiri rero we yagutaye uwa kabiri ko icyo kintu cyari kigaruyemo nanone ako kanya cyari kigaruyemo ngo we nawe namwimye komunikasiyo kugira ngo naguhe ubuhamya akiguta no kubafotoza abana ejo bundi byansabye urugamba rutoroshye gute kuko urumva uwo mudamu ko ntabwo twasezeranye muri leta
byabaye ngombwa ko babansa ejo bundi kwifotoza. Ndavuga abatoya, abakuru bo byararangiye nta kibazo. Kubafotoza barambwira bati tugomba kubona nyina w'abana, nta komunikasiyo, hashize imyaka 10 agiye, umwana namusigaye afite umwaka umwe, undi afite 3, ntabwo nzi irengero rye. Ubuyobozi buhita banyandikira hasi, ndabijyana bishyira abafotora, bafatana y'imeri yanjye bashyiramo kuri ntuza, kuri nida, bahita bavuga ati turabyemeye, bahita babafotora muri ubwo buryo. Urumva ubwo rabo bana, urumva nawe umwana w'umwaka umwe, noneho abo ngabo babiri umwaka babiri ni abakuru abo nafashijwe na mukecuru. Hanyuma abo babiri rero noneho abo ni njye nyine. Uwa kabiri gusigiye babiri. Mukecuru yamaze kuruha, ebana nikorera umuzigo njye nyine kuva 2015, naho niswe ko ngiye guseka, noneho birahuhuka. None se ubwo wifataga gute? Ndagira ngo kugira ngo byumve neza, kugira mbashe kurera abo bana, icyo gihe nari nkibasha gukora, ubwo sinakora nubwo wakama ntako nakora. Nakubwiye ko nubwo washyira nk'ibyo kurya hari nshobora guhita ntonekara ikiganiro tukagihagarika. Abo bana kugira ngo mbashobore, njyewe sinivuga ibigwi cyangwa imyato, abadamu bwabo abo twabaga duturanye baravuga ati ntibazongere kuvuga ko harira abagore. Njyewe mfite abadamu nabo nibambona bahita bimenya. Icyo gihe njye ngikora ni ukuvuga ngo nakuyeho konegisiyo y'ibishimisha abantu, mbishyira ku ruhande kugeza n'uyu munota. Ikintu uzi ko gishimisha mwene Adamu cyose nashyize ku ruhande. Hari igihe najya cyitwa inzoga, cyitwa n'inzoga wenda muri rusange so sinzi na zimwe. Ibishimisha ubwo naciyemo mu ncamake, narabiretse nawe ibyo ntago byakwivanga byemere. Nuvuga ngo najyaga mu kazi mbasize muri iyo myaka 1-2, hakora buryo ki iyo nabaga ndi ahantu saa 11 sinigeraga ntaha mu modoka, nahitaga ntega moto. Hakaba igihe nasanze imvura yaguye, iby'abana bagiye kureka nabibabujije, ugasanga batose bagwiriranye banasinziriye. Izo kese najyaga mpura nazo nyine ntashye. Ndabarira, oya barebye n'amafoto barashimishije, abana beza, nuko ariyo rwangendanye nteye. Ubwo abo bana mpangana nabo gutyo kuva kuri umwaka umwe kujya 11. Umwe bwari mu wa 4 primaire, undi ari mu wa 5 primaire. Nyina atarigira asubiriza ubwo nyina ntagaragara, ubo ntibanamuzi. Uko niko kuri we. Uwo mugore mwe mwahuriye hehe? Wenda reka mbyemere, hari amakosa rimwe na rimwe abayabayeho no mu gushaka. Uwa mbere we namushatse, nagiye iwabo ndasaba nkora ubukwe 9 abantu baramperekeza, nabo bari bumbone babimenye n'amafoto byinshi cyane birakorwa we. Uwa kabiri rero ya myaka ibishize wenda uri wenyine, we ntabwo twamenyanye cyane, kwa kundi ubonye umuntu i Kigali wenda mukabyumva kimwe, nawe ari n'imfubyi tena, yari imfubyi. Yari imfubyi ku mubyeyi umwe. Ubwo bibaye ngombwa ko icyo kibazo kibayeho agiye, ntabwo twongeye kubonana rwose, ntabwo nanakurikiye. Urumva ntabwo nabagunaga umwanya wo kubakurikirana. Yego. Marishobora byose. Nese ubwo ntabwo wicujije gute ko? Oya, kwicuza k'umuntu ntikwabura. Ariko nge nakubwiye ngo ndi umuntu wiyakira. Iyo ikintu maze kugishyira ku murongo, ndiyakira kikamera nk'ikitabaye. Ni ukuvuga ngo rwose uko bagiye bakura guhera kuri uwo mwaka ari njyewe nabo gusa, nta wa gatatu, nta n'umukozi. Hari n'igihe nari mfite ubushobozi, nza kuvuga hari abaturanyi nari mfite batari beza, ndabana ariko nzanye umukozi kandi ari umukobwa, ntago byavamo. Kandi sinazana umuhungu mfite akana k'agakobwa. Ubwo narirwarije. Ako hari igihe nari mfite ubushobozi bwo kuba nahemba nk'umukozi 20,000 muri ibyo bihe. Nuko ibyo rero ndabyakira, nabyita ngo nta nubwo biri mu bimbaza mbisubiyemo inshuro ya 3. Kandi urumva birakaze. Wafashe igihe cyo kubyakira? Nafashe igihe cyo kubyakira kandi birakaze pe. None se mu by'ukuri ndifuza kumenya, abagore ashakaga uwo wa kabiri, uwa mbere tubwiye ko yatwawe n'umugabo w'umukire, uwa kabiri we yatwawe nande? Wa kabiri rero nawe amakuru ya hafi
yaragiye gushaka ko yarashatse ko namenye inkuru ko yabyaye abana ngira ngo bagera kuri 1 2 3 gushaka ubwo urumva yarashatse ariko hakaba ukuntu hari amakuru akugeraho yego ukumva muri uko kugeraho kw'amakuru ukumva ngo umuntu ntibyagenze neza ka komunikasiyo kakingeraho numva ko bitamugendekeye neza ubwo rero ubwo bigera nko mu myaka 3 ya mbere ine nari nkumva wenda nk'amakuru y'ukumva umuntu avuze nk'amakuru tinamubonye aha ariko ntibyamuhiriye ntibyamugendekeye neza baza no kumbwira ko yasubiye n'iwabo mu cyaro ntanagaruke kureba abana ntabwo yagarutse ntanaguhamagara se cyangwa ngo uhamagare abaturanyi ntabwo yampamagaye rimwe urumva sinamuhaye kariyungwazi impamvu ntayimuhaye nawe naramukaje kandi agahita asubirayo bitagishobotse ko tunasubirana ari bubatera agahinda cyane ndabandika mbere ke niba biba ngombwa bazabona niba bariyakiriye bakuze nkuko n'abakuru ariko byagenze none se bene wabo cyangwa bene wabo w'umugore yaba ari ba nyina babo bagore ntibaba hari abavandimwe bahabo oya twahuriye i Kigali ambwira ko amenya ko ari imfubyi niwabo ntago bari banakize amakuru yangeragaho ibyaye nari nkubwiye ngo nari maze amezi 9 dusezerana mu idini turangiriza aho ngaho nyine byoroshye nuko twabanye mwarasezeranaga bose oya nta muntu wakwinjira mu rugo rwanjye tutasezeranye yego nubwo ntagiye wenda muri leta n'urugero leta yagiye mu ba mbere njyewe uwa mbere nawe ntago twakusezeranye mu idini yego habaye n'amatesitasiyo kandi amatesitasiyo niyo ageze muri leta hari uburyo agira ingufu ndabizi yego cyane nuko nyine mu Rwanda no muri Afurika kwiha gusezerana kabiri iyo ugiye no mu bindi bihugu usanga umusezeranwa mu itorero biba birangiye cyane cyane nakubwiye ngo ndi umuyisilamu no muri bihugu bya kisilamu ntibafite leta se ariko ubwo byose byubakiye ku idini iyo basezeranye mu idini biba birangiye nuko rero ubwo urumva utandukanye n'abo bagore abo bana urumva umugore wambaye yakubyariye 2 uwa kabiri ambyarira 2 uwa kabiri nawe akubyarira 2 abo bana ubwabo bose uko ari 4 babana bate babana gute abana bakuru n'abato babana neza cyane kugeza nubwo nababwiye ariko buriya muba musa naho munahuje ibibazo ahubwo mugomba gukundana murabihuje buriya nubwo wenda sa n'uwicara wegutse ni ukuvuga ngo ibyo byo nta kibazo kibirimo bo barakundana mbafata kimwe mbega mwese muri abanjye murangana yego kandi amateka yanyu arahura yego ntabwo byabagizeho ingaruka z'agahinda icyo wenda navuga wenda mvuze ngo ingaruka z'agahinda bo barazigize bo ntazo ahubwo ninjye wazigize yego ninjye wazigize kuko urumva uko nabasigaga njyenyine nagiye mu kazi ntayizeye sekirite yabo nkagaruka nirukanka yego ninjye wagize akantu k'akabazo yego akabazo wagize akabazo nyine k'agahinda kumva n'abasize bonye ariko muri rusange bo cyetse niba karahishwe imbere ariko ntabwo nabona ngo hari ako banyeretse kubera ko ntacyo nabimye nabakoreye igishoboka cyose kugira ngo nyine batakagira yego ese mbwira abo bana urabareze byanze kunze byaguteye agahinda gakabije abagore ba mama babo baragenda wowe ubwawe ntabwo wavuze uti ese mu by'ukuri hari igihe nicara nkafata imyaka mfite ko ni 49 yego nkahita mfata nkahita nshaka kujera iyo nabayeho neza ariko nkavuga ntiburiya nanone ibikubayeho mbere y'imyaka 20 wenda ibyo ntitwabibara yego ubu utaritekerezaho cyane ariko naho birahari byihariye birimo n'umudamu mwakoranye ikiganiro uriya warokokeye mu majyepfo izina ndaryibagiwe ariko muri iyi minsi wakoze ibiganiro 2 harimo icyo warokokeye mu majyepfo kandi ikibazo arimo kukigira kwa nyirarume
ayo nayo arahari, ayo yari ukwayo ntabwo ayo nayo arahura ni nka yuriya ariko nashatse kwereka ko mbere naho hari ayaho yego, ariko ubwo navuze ngo rafatira kuva ku myaka 20 noneho nkavuga nti kugera ku myaka 29 49 nkasanga imyaka 29 nshatsemo iyo nabayemo neza sinabonamo nigera muri 5. ibaze koko niko bimeze kandi kubera ko naje no guterwa n'indwara yangize gutya y'igifu. Hari igihe bavuga ko icyo gifu giterwa n'agahinda gakabije. Igihe bakibonyeho igisebe 2005 kugeza n'ubwo hari umunyamahanga nigeze nkorera, umugabo mwiza cyane aza kunjyana kwa Kanimba, uzi ukuntu hahendaga muri iriya myaka. Kanimba mu byo batapimye ni cya gifu, bapimye indwara zose kandi nawe ntiyigeze anjyana, yanambajije ngo uraribwaye. Njyankubise mu modoka no kwa Kanimba bapima indwara zishoboka, hanyuma uwo bavuganaga nanjye twavuganaga twahuriraga kuri ime ariko gake, ariko bavuganaga byihariye ku Gifaransa. Yarabati tageti buriya rero yari yanamujyanye yagira ngo reko urwaye sida. Ati ariko bamubwiye ko nta ndwara babonye. Ariko njye nyiri indwara batabajije nagiye kwipimisha, nagiye CHK, nagiye Kimisagara ku ivuriro ryigenga niho nabimenyeye. Ariko CHK none nagiyeze kujyayo bwa kabiri kiyindya, bamanura uruntu mu kanwa rugeramo indani mu nda, bwari ubwa kabiri. Ubundi cyaranzengereje hagati ya 2005 kugera na 2010, bigeze 2010 ahantu nasezereye gusubira kwa muganga ni Kanombe mu kigo cya gisirikare. Ibana iyo ndwara ko musa nawe ntisinzasubira kwa muganga, ntabwo wigeze ivuza neza. Niho urumva ntabwo nayivuje kuko irakira mu wundi. Urumva mba narakize noneho n'uburyo utukureba kungana gutya urabona ko ufitemo uburwayi pe, umubiri wawe urabona ko hari ikintu kimwe. Nyine urumva noneho nageze aho nyakira hazamo akantu kakabiri, ngire ngo byumve ku buryo ntagaragaraga gutya bwo. Nukuvuga ngo kuva 2010 nkimara kuyimenya ko ihari, urumva ibibazo nabagamo, kujya gukora uturaka ufite abana wenyine, urumva byose byari byivanze. Ntabwo utekereza kwivuza, nta nubwo ubushobozi bwabwo byo byari bihari. Noneho ubwo biba ngombwa ko ariko ndiyakira, nza kujya n'umubiri ku byo wenda ushobora kubona ko ari size yanjye, ntube wamenya ko ndwaye. Yego rwose pe. Hanyuma rero indwara yaje kuzamura ubukana muri iyi myaka 2 iyishize. 2023 kubera ikibazo cy'umutungo wanjye, noneho nawo naruhanye nkabasha kuwubona. Nkabasha kuwubona no muri ibyo bibazo. N'umutungo wari ugizwe n'inzu. Inzu byagenze biterere. Iyo nzu rero uko nayibonye ni inzu nubatse mu kabanza ka mukecuru gato cyane, bega katashobokaga. Nkara mu mujyi hari mu Busanza ahita mu mudugudu wa Nyabyunya, hari agasite ubu ngubu. Noneho urumva ntago wari uwanjye njyenyine. Uwampemukiye rero n'ukuntu yampemukiye bikamworohera, yari umuntu w'inshuti yanjye nizera, kugira sinjye ntago ndi bubeshye kitari ukuri, ikiri ukuri nicyo mvuga hano nkuko nawe hari nakivuga. Kugira ngo iyo nzu ze kuyegukana burundu, ubwo twarakoranaga ari we wanjyanye mu kazi, sibyo? Ndakumva. Kugira ngo wumve ukuntu namwizeraga, ni umuntu ku kazi bahaga amadolari 20,000 inshuro zirenze imwe, akayajyana ntawe yakurikiye, akayajyana iyo yajyana. Ubu nawe niyumva ikiganiro azumve ko none byibuze icyitwa n'ikiza namubonyeho ndimo kukivuga. Kuva afasha amafaranga yanjye hari haciyemo imyaka 24 tubana. Kuva 98 gira 2000 ahabwa ayo mafaranga menshi. Kujya umuntu uhabwa miliyoni 20,000 by'amadolari 2019 hariya inshuro imwe 2 3 aba boss bayamuhaye yajyana. Ntago urumva yari umwizerwa nubwo niko naho kuri oya hari n'umuntu w'inshuti yanjye nawe simvuga izina hano, yarabati Abdul Karim yaza kuba afite na miliyoni 10 yari buzi guhereke nizo. Yarakwizeraga cyane kuko urumva aca ku ruhande akamuvugisha, atari ibibazo birakomeye.
noneho rero iyo nzu ukuntu urumva nabonye inzu ya mbere ubwo urumva nari ngibasha kujya muri twa turaka ubundi ngenda umusizi w'amarangi ariko ibaze kuba umusizi w'amarangi warabonaga n'ibiraka ugapatana uyu munsi ukaba utambwira ngo hirika hano kubera ko ntayikaraga gatatu nubakamo akazu muri icyo kibanza cya mukecuru ntiwumva ko turimo kwikura mu bukene mukecuru ubwo nanjye na mukecuru ni nko kuvuga ngo twese uko tumeze twari tuvuye mu nzu z'abandi nta yindi yari ihari ubwo inzu tuyigezemo byabaye ngombwa ko nkorana n'uwo mugabo ndagenda ngura kandi kabanza mu Bugesera urumva ko nabibye nta ngo ngewe nari naratagetinza nawe chance mbonye ntago ishobora kumpfana ubusa no gutera imbere nubwo bwose nawe chance yose yangwa mu maboko ushobora kumbaza tusibwiye inzu wayubakishije amafaranga angahe ushobora kugira ngo ni menshi se hoya burari kubaka ntibihenze inzu zisanzwe zimwe bati 30 yari ihagaze mu 550 ariko nta sima ari rukarakara igishinyitse muri icyo gihe nyine muri icyo gihe amufundiwe nta nubwo yahendaga n'umuyede n'amabati yari hasi muri icyo gihe inzu yarazamura hanyuma uwo mugabo dukorana 2017 ari nawe ushakiye akazi ndagira ngo yumve ko ndi umunyakuri sinje gukabiriza hano ndavuga ikiri ukuri ako kazi nkakoramo hariya kwa polisi Deni 2017 2021 we yahavuye 2020 imbere yanjye ako kazi natangiranye umushahara w'ibihumbi 60 niho nakoreraga haciyemo imyaka 2 banyongeza ngera ku 110 kari akazi koroshye cyane nakoraga rimwe mu cyumweru hanyuma nkakavangana bya biraka byanjye by'amarangi mbanguza akabanza k'ibihumbi 150 hehe mu Bugesera aho bita Riziyeri mbashyizemo n'inzu mu mpera za 2020 mukecuru mwimurirayo ariko sinyako kwako byari byajemo n'utuntu tutari twiza mu miryango mukecuru we ntacyo mushinja ariko hari abo mu muryango bari bamugiyemo inzu ikiri imwe tiburara zakurya ese ndakurya nzayikorera ku mutwe ibyo turabikemura tubikemuza ko nashatse indi nabwo haza umuntu bavuga ko uzarya mukecuru yego umwana arya nyina gute kandi amafaranga umuntu wanafuje kurera abana nari mwe nubwo twayiryama umwe yari na nini ntago yari na nubwo twayiryamamo ture etage ariko ni inzu yacu shaki ya kabiri rero urumva uwo mushahara nakoreraga wari munini wo kubona ikibanza n'inzu se niyo mpamvu nakubwiye ngo kurera abo bana no gukora ibyo niyimye buri kintu cyose kiryohera umubiri wa mwene Adamu kugeza ubu yego noneho iyo nzu yo mu Bugesera irangiye mukecuru ajyayo 2021 mu ntangiriro nko mu kwa 4 hanyuma ko hari habanje kubamo icyo kintu cy'ikimbiranye ariko ntamushinja we shinja abandi bantu bo muri famiye aravuga ati ngiye kujya rembyemere kujya mu Bugesera nuko usinyira ko ibyo mu Bugesera ntuzabikurikirana bizafatwa na gashiki kanjye ndabisinyira sigarana ibyo byanjye yego bitari bifite agaciro akabanza gatoya yo wenda ikibanza kiba ari kinini ariko n'amafaranga menshi hanyuma simvuye mu kazi ebana sinakuvuga ko ndi umusizi se w'amarangi wabigize umwuga hari na benshi bazi wenda bavuga ati uyu muntu yaranadukoreye yego akazi kakabura nkareba uzi kubura akazi ukareba najyaga ubundi akazi kuntu natagetingaga akazi naragendaga mu bapatana hari n'uwaduhaye akazi hari umubikira waduhaye akazi mva uwo mubikira nawe rwose niyo ya mafaranga nakubwiraga wa mugore wa kabiri ahari amafaranga abira hari umubikira waduhaye akazi turi batatu twese tureba twese tuzi ko tuje mu kazi noneho njyewe kugira ngo nkwegukane ntago ari ibindi n'uwakoreshaga batari ku ibintu ukoze n'ibiki uzica ibi bintu tuzagufunga ndagenda mbara imibyizi ndenzaho 40,000 kuko yako naje muri ako kazi mfite icyo gihe mfite n'ikibazo cy'inzu nari nkiri no mu bukode nawe urabyumva ko uburyo inzu yabonetse nyuma wabyumvishe n'abagore ntibaba batagihari abantu umuntu nzi ko iminsi y'inzu yegereje ubu nanjye ndaza kubyigana kugira mbone akazi hano
ebana ndapatana ni mu Busanza munsi aho bita Bingara, ayo mazu arahari. Abwo abanzi barahita babivuga ati nibyo. Ebana bankubise akazi. Wari uhagarariye inzu atangira kuntera mwana ati buri bwo yakaguhaye nyine kuko wavuze make, ntabwo nta wundi yaga. Ati cyokoza haje undi ugabanyaho 10 n'ubundi ntako wabona. Yego. Ubwo yaragiye no mu mujyi uwo mubikira. Noneho mpita mbwira uwo muntu ndega nza n'agafanta nzakagura we ngo iki nti n'agafanta uranzakagura we ntugire ikibazo. Ibana ukuntu yambwiye ati imodoka zamenya amarange tangira. Ibana uwo mubikira yavuye mu mujyi asanga uruhande rw'inyuma rwose ndurangije. Narakoraga ku buryo nge nakoreshaga abakozi twakoranye mu marange tugataha dutongana. Ubwo hariho ndimo ndaba ko ntabasha gukora ariko nge narakoraga kandi kugira ngo ukoreshe umukozi yemere gukora nuko nawe ugomba gukora nkawe. Nge narabwaga sindi boss hano ndimo ndashaka kuvamo. Igipimo nkoreraho nawe ari kigenderaho. Ntujye munsi ntujye no hejuru. Bagataha bamwe ebana bazinze umunya nawe urabyumva. Ako kazi rero buryo nakabonye narapatanye mba mu byiza 5 w'icyo gihe ndenzaho mbona 110 ndenzaho 40 mpita mvugayo. Uwa mbere yari yagiye muri 25 undi yagiye muri 500. Ebana umwe muri bana namukoresheje muri abo wa kabiri. Wagiye ku cyiciro cya kabiri cyo kuvuga menshi. Namuhaye akazi kabubyiza hakomeye nk'iminsi 4. Nuko ubwo akazi mba ndagakoze. Ndakarangije. Wenda twihuse twihuse rero naringeze 2021 rero. Ubwo noneho ngeze mu gihe ndimo gushaka akazi nkareba nkakabura. Kandi wumva ntuza politike nkoresha mu gusaba akazi ko nkoresha buryo kinjya hasi. Nkasaba akazi ku buryo nabwaga nti aka kazi kose nkabonye sinanakaburamo miliyoni kandi naciye hasi. Nkakabura nkasaba gahaye abandi. Ntangira rero gutekereza cya kintu cyanjye. Wa muntu kwa ari umuntu wanjye wa hafi buri kimwe cyose cyanjye. Nawe yabaga kizi. Warakimubwiraga? Nakimubwiraga. Abaraje rero. Ni 2022. Arambwira ati reka nkubwize ukuri. Afite umwana w'umuhungu yitwa Ashirafu. Ntuvuga irindi? Ntabwo mvuga irindi. Akora igama. Akora akora intuza, akora ibintu by'amakatuni. Agashyiramo amajwi nubwo yaba ari n'icyongereza. Ibyo n'urugo nagendagamo n'umwana akuze nawe mureba. Nakuye ko umugabo twari tumanye imyaka 24 kugeza 2022. Najyaga iwe nawe yaransuraga. Ibyo yambwiraga nari mbizi ko nabibonaga. Ntabwo sinabitekerejeho kabiri. Ahambwa ati rero hakenemo miliyoni 2. Kandi urabona ufite ibibazo urashaka akazi ntukabona. N'uburwayi burimo. Ubu rero gurisha iyo nzu. Nayishyiraga ku isoko bakangereka hari n'abarabazaga bakangereka 3. Nta gaciro hafite. None hagira nahambwira ati nubona ni 3. Ukabona 2 uha uwo muhungu we. Hanyuma ugasagura imwe yagusunika kugera mu mezi 5. Nzahita ngwa miliyoni 1 ivunje. Hanyuma umwaka nurangira ngwe miliyoni 6 n'igice nuko twaye twumvikanye. Uhita ushakisha ukuntu wabona kandi kazu wajya Nyagasambu wajya za Nyakariro icyo gihe byari bigishoboka. Cyangwa murihe nta kibazo. Pfa kuba ari inzu. Nakubwiye ngo niyaba nsaba ayirenza yo nyafite nari buyamuhe. Ko yari inshuti magara. Guko. Nakubwiye ngo n'inzu yo mu Bugesera niwe iyo tuvuge ngo Imana yaguhaye ariko yacishijeho niwe mpamvu. Niwe nka 70%. Niwe mpamvu iyo nzu yo mu Bugesera. Ntago ikiza cyo nshobora kugitisha agaciro hano. Ariko nikitayakoze kitari kiza nyine ndakivuga uko kiri. Ubwo ndabana umuntu urimo kumbwira gutya n'umuntu wanjye. Hano mvu ubuzima burahindutse pe. None kubwe by'amahirwe haza uduheshana. 2022 na kangahe na 2. Ndakubwira ngo muri ba banyeshuri nari mfite rero. Ebana. Ndu umuntu utajya ugira ideni ku ishuri. Mu rwego rwo kwirinda ibibazo. Ariko nari natangiye kuyinjiramo. Kandi umunyeshuri yigaga ku hano muri iyi ntuzi na sare yo mu Giporosi. Niho yarangirije. Bisaba ko ava mu Busanza nateze ari na retour. Yiga mu ishuri ryiza ho. Yego. Hari ni ishuri ryiza pe.
yarangije gagari narwo segonderi hano. ishuri ryiza cyane. noneho hagiyeho ntuga kumutegera aza kwiga anataha. hari hano yabanje kuba ku nshuti yanjye ariko igihe gito yarahava. iyo myaka indi nk'ibiri yiga ataha atanatega. ndaba rero ubwo uyu muvandimwe arimo kumbwira gutya kandi n'ibyo ambwira koko ku mwana we ndabizi ntabwo ibi natinzamo ndumva ibisubizo byaje. noneho yaranarengaga akambwira ati tuzaguha ibyawe tunarenzeho ibyo wowe tutakugomba. ntabwo twabaho neza uriho nabi. amafaranga sinakubwiye ko habonetse 5 mba mukubise imizi 2. 3 zisigaye njyewe cyandebaga mu mezi 5 gusa. nibyo koko byarampiriye amezi 5 nyinjira mara narenga ajya muri 7. urumva hari udukoresho ntari mfite naguze nahise njya mu bukode mbasha kwishyura inzu ariko abantu umwaka urarangira none yasubira mu nzu yanjye. noneho ya mafaranga nayo nige nayaciyemo ibice 2 nk'undi wese ushaka nanone iterambere. urumva ko natagetingaga igihe cyose iterambere. mu gushaka gutera imbere nawe ntihari ahantu hari amafaranga azahava none nanyaciyemo ibice 2 ngura udukoresho nkodeshe umunyeshuri nishyure akomeze yige. 1/2 cya za miliyoni 3 njyana ahantu rwose cyo kirashya. ariko nabwo ntago nagize ubwoba. nawe nti igipimo cyo kwinjira mu byo nasezeranyijwe kiraba cyageze ayo kuhangeza ndayafite. nubwo yahombye nta kibazo azaturuka kuri muvandimwe ndazayakomerezaho ntacyo bintwaye. kandi nubwo mpombye ubwo ubundi barakubwira ngo niba uriwe n'inzoka mu mwobo rimwe ntizakurye bwa kabiri. ubwo naho ubuguye ubuhabonye ntabwo wakongera. ariko n'abantu muvandimwe nta kibazo. noneho ya mezi 5 ashize ntabwo ya miliyoni yayimpaye nkuko twabivuganye. wabyumvishije byinjira mu kwezi kwa 7 ariko amenya ko hari n'andi mafaranga nyine nanjye nahombye muri utwo naciyemo ibice 2 nasigaranye kandi ayo yagombaga ntayampaye. noneho atangira kujya mpa 3, 5 benti 30 yo kwishyura inzu bose yarabikoze. arabikora ariko akabikora ambwira ati umwaka nyine nibiranye urumva ni mu mezi 7 ashize. umwaka nurangira tuzarangizanya. kandi no mu rupapuro twari twarashyizemo akantu wibuka ko amafaranga ari inzu nagurishije. nibirenga umwaka ni iki kintu tugomba kumvikana ikigomba kwiyongera ko ni business namwe nimuyibona muzayibonamo menshi kandi nyifitanyemo namwe amasezerano y'igihe gitoya. twemeranya ko rwose umwaka ubwo navuga kandi ubwo bivuze atya bikaba bigiye no kuri urupapuro uko byagenda kose nawe azakora buryo ki yihutisha ibintu. twavuye mu mwaka nugenda urenga azajya harengaho hiyongeraho miliyoni buri mezi 3 azajya hajyaho miliyoni 1,800,000. ndabana hangana no kumfasha gukodesha kubaho kuzahangana n'ibiciro by'inzu ko yako amafaranga wenda yatinze kuza. tubyemeranywa. atangira kumpa ayo make ariko wambwira ati ku mwaka nurangira biracamo urangiye neza none 100%. na ya miliyoni yagomba kumpera rimwe muri ya 5 urumva ntiyabishoboye. akomeza kumpayo nayo y'inzu. akomeje kumpa ayo ngayo make yo kurya n'inzu. ariko hari naho nagenda ndamugana ariko ubu kuko nzajya umpa amafaranga nkwandikira amafaranga buri munsi dufitanye deal imeze itya waye mpayimo na make ya nkikorera hashaka icyo nikorera wenda ukambwira uti azaboneka mu myaka 2 wegenda wikorere nta mafaranga gusaba buri munsi. numva bitamaze no kuntesha umutwe ahubwo nabyo bwabyo. ubwo umwaka ushize aguma mpayo mafaranga ambwira ati mu kwezi kumwe dore birarangira kwezi kumwe 2 birarangira uwa 2 ubugiyemo. uwa 2 agomba gukora ibyo bikorwa uwa 3 ubugiyemo. uwa 3 dutangira rwose gushwana pe. ya nshuti dutangiye gushwana. ye ntamubwira nabi pe. ntabwo nturampemukiye ntabwo ibi bintu byagombaga kuba hasi nge wagomba kubikorera. ufite na bene wanyu wakize sinzi impamvu waje kunyaka amafaranga kabisa. niba ushobora ufite mwene wanyu mu gihugu ushobora kubaka uruganda ukaba waraje kunkorera ibintu nk'ibi nk'umutaka w'ubushuti ntagombaga gukwepa. n'abatuzi bavuga bati naye amafaranga arenze aho ngaho yari buyaguhe. ebana
nawe atangira kumbwira nabi no kuncyurira bya bindi noneho ka kazi yampaye nkagakora ngahembwa nawe arakancyurira ndabana ariko iryo ni ikosa akazi warakanshakiye nawe wagashakiwe n'undi ndakora ndahembwa ngira ibyo ngeraho sinanakurushaga umushahara kuba rero njye hari ibyo nagezeho ukaba ubishenye ari naryo terambere nari nshingiyeho ubu ntagifite imbaraga zo gukora nagerageje kumwohereza amafoto wakanambwira ngo njye nyine nabonye byageze aho bwa bushuti bujya ku ruhande nturimo se kundeba hari aho naguhisha ubu ndimo ndatonekara n'ubu ubona niyo ndyamye ndatonekara nagaruka hano nkatonekara yego kandi nyamara mu myaka 2 ibanza suku byari bimeze naryamaga nkasinzira indwara mfite uko nyijera yaje kukwambura ayo mafaranga noneho rero ubwo ntuva ari 2023 umwaka wa 3 winjiyemo dutangiye no gushwana cyane sasa ntangiye no kugiwe rero kuko wenda hari ukuntu atampaye amafaranga njiwe ndebana mu maso n'uwo muhungu urumva ko namuhujwe nande nasi se nayo ku rupapuro yaje nk'umugabo ndabona koko ko imyaka 3 ishize ni mu kwa 10 umwaka ushize mwampaye amafaranga yanjye cyangwa mukampa makeya ko nta kandi kazi nakora naragakoze ndabishaka ariko ubu ntako nakora mwampaye dukeya ko umutwe wo mufite nzi ko nayazunguza ibintu bikagenda neza bakubwira iki umva ukuntu uwo muhungu yambwiye nyine ni n'amahirwe kuba naragiye nkasanga uwo muhungu sadahari se ari we nshuti se ari we nshuti narahisanga gutumva ngo wenda ngo kuki wagiye wowe nagendaga ntakomanga igihe nshakiye noneho kuba hari n'ibintu byanjye biriyo naragiye ngezeyo mama wabavuye mu kazi nawe araje we rero ikibazo ibyo tubikora ntiyarabizi yabimenye nyuma uwo mudamu we yego aza no kumbwira ati ko ubu kuki mutambwiye abantu umugabo wawe namwizeraga ku buryo bwose bubaho ubwo numvaga ko byose byuzuye si ngombwa ko nubwo ngiye kukubaza naba ntamwizera yego bana umwana arakanaguzwa ati njyewe ideni urumva ntanaryemera abariva mbona ko wagize ikibazo urarimo urahakana amafaranga nabahaye yitwa ko agiye muri kampani y'ibyo ukora nzi none uvuze ko ari papa wawe wagukoresheje kugira ngo amafaranga nyabahe bahita bayishyura inzu babagamo icuritse igisenge Masaka hafi no muri kuri gare cyangwa se hafi n'umusigiti w'i Masaka mu mbavu zaho ati njyewe papa yanciyemo kugira ngo umuhari amafaranga ankoresheje kugira twishyure inzu twari turimo turanimuka ngurisha inzu mwishyura inzu wenda niyo mubikora kuko mbimenye binatinze ariko mukangara amafaranga ntanabimenye noneho gushwana bibaye gushwana wumva hajemo ubuhemu umugabo rwose urumva ni ubuhemu iyo watswe amafaranga ntakora icyo yakiwe nose ubwo byakwitwa iki ntacyo pe unyatse amafaranga umbwiye ko agiye muri kampani iyo ya katuni y'ibyo ukora hanyuma amafaranga agiye kwishyura inzu gusa ayo mafaranga agiye gukora ni ubutekamutwe ndanabyerwa noneho ubwo akababazwa nuko mubwiye ko ari umutekamutwe na twa tundi duke rero turabura sinakubwiye se ko mfite abana twa tundi duke turabura mukecuru sinakubwiye ko nasinyiye ko ntajya mu bugesure ko ahubwo namusura cyangwa ahubwo nkanagira icyo mufasha ahubwo hari icyo mugomba njye muri mideni ntamwishyuye mukecuru njye muri mideni ntamwishyuye ntabwo uri najya kumutera ibindi bibazo noneho uwo mugabo na yandi make yanjijishirizagaho kuko urumva none umaze kumenya ko antekeye umutwe ayo mafaranga arayakupa mesaje ndazifite narazibitse ngo zimbere urwibutso izo yagiye anyandikira zinjoga n'ukuntu ndwaye n'ukuntu ndibwa narazibitse nta nubwo nazisiba yakwandikiraga nk'izimeze kuri WhatsApp mesaje ko wabaje ni iyihe ntabwo twavuga zose mesaje yambabaje irimo urumva kwishyura inzu birarangiye nyir'inzu ntago Kigali wamubwira ngo nawe ari hate ashaka oya twanatinze kwishyura inzu ariko bigera naho noneho nyir'inzu bimurenga aravuga ati rero inzu yo rwose urayivamo bigeze kuri urwo rwego n'inzu itashoboka kandi ubwo ibyo bikabambwira ngo ku kwezi birarangira noneho gahunda yampaye ya nyuma yambwaga ko hari ubutaka agiye kugurisha Uganda kuko niho yaturutse ahantu bita Gihishi
yambwiraga ku itariki 30 z'ukwa gatatu ko ari bumpe 7. mu yandi ni menshi, yabaye menshi cyane. Yego. Ndabona 7. Ku mutima naravuye nti ngiye ibyo nayakoresha aya mafaranga azaba ameze nk'uyampaye yose. Ambwira ko mpa miliyoni 7 mu kwezi kwa gatatu. K'uyu mwaka? Ejo bundi. Yego. None ndabona nti amafaranga ngiye bitewe n'icyo nayabyaza, umuntu wabyazaga umusaruro mu 500 7 bungere mu ntoki zinjike gutyo. Ni menshi, aragera muri miliyoni 18. Anakuyemo n'utwo yampaye avuga ko ngiye kumurega muri leta ngo nta mutsinda. Kandi ndabibona ko atazampa amafaranga. Ayo ubundi barako yaba kuri munangaye? Ni 18. Akuyemo ibyo yampaye. Yego. Ibaze kwere. Noneho rero kwako iminota ari mike nsigaranye. Ibaze kuba ndwaye gutya nkaba nazenguruka mu muhanda. Nkashaka aho bashobora kuba hakoreye abantu bijoro kugira ngo wenda abana, sinakubese ko mfite abana, wagira ngo bagiye hese ako nkakoreho nihuse. Nambwe ntese wanyakirira abana muri za message noneho nabitse. Yego. Ngo abana ngo niwo gwakubitaho ntago bagomba kungerera iwanye. Ariko ndumva mu biri ibibazo no kuba twaba niwo ukaducumbikira tukava duhaye amafaranga byadufasha. Urumva? Yego. Mbonye ko abana bashobora kugira ikibazo cy'imibereho ku itariki 19 z'uku kwezi. Nibwo kuko bari bahazi narakoreshe buryo bahamenya, nawe ntimwe mugiyeyo kuko nta handi nerekeza. Ntago ngewe ubwanjye sinaba. Noneho nakubwiye ko abadamu kuncika ntago byambabaje, ariko narize imbere yabo bana kubera uyu mugabo. Hari n'umuntu nohereje message mubwira ibibaye. Ibi bimaze kuba. Arambwira nabwo muri voice note abantu babiri ndacikwa biranga, ntago ndi umuntu ujurira ngiye cyenyeje ndi naha wabibonye. Uwo mugabo wakwambuye bana ninongera mbega ngewe nakubwiye ngo hari andi mateka mfite. Ngewe nkurikije ukuntu iki kibazo kintingishije, nkaba narareza abana ntibintingise bumvishe bikomeye. Ngewe iki nawe ngo kukirokoka, ngewe nakubwiye ngo ni nko kurokoka jenoside bwa kabiri. Nawe narabimubwiye ntiya mbere narayirokotse, ariko ubwo nawe ndokotse ya kabiri. Aramutse gwaye amafaranga yawe? Ndamutse naravuze nta mafaranga yose agira akamaro naho yaturuka handi. Nge narambwiye nubwo yaturuka handi nkayabona bitewe no hantu ngeze, nahita nkoresha yowe nkakwihorera. Wabishaka ukayama, utabishaka ukabireka. Miliyoni akugomba? Izo ngomba zanditse nk'umuntu washoye muri iyo business yabo ni 18, akuyemo ibyo we yampaye bya bindi nyine. Izo miliyoni 18 akurimo yari inshuti magara, yari umuntu wizeraga. Mu by'ukuri yigeze azandika, mwigeze muzandikira? Ziri ku rupapuro hano, amafaranga ari hano. Yego, ntacyo ndabireba, ntacyo. Yego. Noneho nukuvuga ngo utigeze umurega muri leta kandi ufite inyandiko? Nuvuga ngo we ikintu yambwiye, niba nabyita kuntera ubwoba, yarambwiye ngo kuba hari amafaranga naguhaye, nakubwiye ko hari yagiye ampaye ubukode kuba ko yakererewe kandi azikondwaye. Ati nge nujya muri leta nkaba nemera ideni n'utunaradukoze ntuzansinda. Bakabanciye intege noneho burundu. Hasi ubwo urabona bihagije. Ubwo yitwaje ubushobozi afite? Sinzi ubwo hari ubushobozi afite, hari renda n'amategeko yo tutayaza aradukubita. Urumva arabizi ko ndwaye nk'uko ubibona. None arimo aranambwira ati nujya muri leta nkagaragaza historique ya MTN twadufarana naguhaye, twatundi yampaye ambwira ngo mu kwezi gutaha birarangira. Imyaka 4 twawinjiyemo nibigira mu kwa 10 rabibaye. Okay, mbwira rero Abdoukarim, hejuru ibyo byose wagihura nabyo, iby'umugore wa mbere ntibyakobaje nk'uku? N'iby'umugore wa kabiri kandi ubushe ko bikaze rwose. Byakobaje nk'uku? Hari n'igihe binde n'ibyabaye imbere y'imyaka 20. Ayo mateka yawe? Ayo mateka ndayazi, nyarimo nayabayemo. Uzuko natajya ntingisa ariko nk'ibi. Ahubwo wenda ngiye nkatingiswa n'ubuhamya bw'abandi. Ngo mbwira ibyo nshuti yawe magara, mwe muranye imyaka 20 harya muri inshuti? Ngo namuha amafaranga tumaranye imyaka 20. Muri inshuti magara? Turi inshuti tubana. Yego. Aguhemukira mu buryo nawe utatekereza? Kuri finale. Ufata gute umuntu? Byahise bituma ikintu nakuyemo. Sinakubwiye ko abana nabajyanye se ku ngufu. Nge mbajyanye ntago yanyakiraga, yaraza akatugatonganira hanze y'igipangu.
kandi bikamubaza ngo muteje abantu atanyakiriye mu rugo ngo tubicoce. Ndavuga nti hariya hari ukuri kwanjye ntimwakwicwa n'inzara, mube mugiyeyo ngende wenda nibwo nagwa mu muhanda ntacyo mwenda bitangiye. Abana bajyayo ku ngufu atabishakaga, cyokoza amaze kubagerayo anyandikira ko abakiriye. Abana bawe? Yego. Babana nawe se? Niho nabohereje kuri 19. Imana ishobora byose. Kuko nta handi hantu ari bubajyane, ari mukecuru nta bushobozi agifite, nakubwiye ko ari njye muri mideni. Yego. Ntabasha kwishyura kubera ibimbayeho. Yego. Narawe ni mugiye niho hari umutungo wanyu, nta nubwo mwawurya, nubwo yababariraho 3 ku munsi ntimwayamara. Aragenda akajya batunga se? Urumva birumvikana yarabakiriye bari mu rugo iwe. Nje ninjye rero ni ngo nabohese ubwo abo bana bagiye kuba. Urumva abo bana nabo bavuye mu yindi mundo. Nyine ni ngo ubu ndababazwa n'ibintu bitatu. Icya mbere, amafaranga yanjye ntashobora kubona yose cyangwa na make yagira akamaro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuba ngeze ku rwego nubwo wampakazi nkuko nagakoraga nkabigeraho, ukaba ngeze ku rwego ntabasha gukora. Yego. Icya gatatu, nyine mbabazwa ubwo se urumva abana nareze gufa ku mwaka umwe. Urumva nkabadutandukanye kuri 19 ejo bundi. Ubwo urumva mbyumva ntese nabi. Maze abana bose bane se? Ni 4. Babiri bakuru impamvu ntabibanzeho nuko yari inkuru yose muri rusange. Babiri batoya nibo bohereje. Ebo nibo nohereje. Abo bakubiri bakuru barangije segonderi ntacyo bamfasha, ariko nta nicyo bansaba. Bo bibanira kwa kundi umuntu ashaka akashamburete, bakikora amasuku ahantu, bakitahira amaruwa babiri. Nkuko bakurikirana. Barakundana. Kandi nubwo ntaba ntari kumwe nabo, nabwe nti namwe ko mwakuze muba mubizi ntimuziyongerera ibibazo. Bo narangije kubibabwira nti nanjye nabigeraga atari amafaranga menshi nuko wenda ari umuntu umpemukiye. Nawe nti niba uri mu myaka 23 ukajya ukora usevinga, banziho ikintu bita economy. Ariko urumva wakubaka inzu mu 60,000 unarya. Ntago bibaho. Wenda mu myaka 2 akari bwo bari banyongeje nkavangamo nubwo buraka ukagura ikibanza kubaka. Ntago ni ibintu mu bwonko nanjye mbitekereje. Kwakunde uriyima nta kintu wiha. Ubwo rabo babiri ntacyo bamfashije, nta nicyo bansabye. Oya barakigufashije ku uyu munsi nyine. Uko basa uko bagaragara ndaza kubereka mu kiganiro nyuma akirangiye. Mbwira nari nakubaje nti ufata gute umuntu uko mufata ubu. Uzi ko mfata umuntu nabo tuziranye nge nandikiye kuri WhatsApp ikibazo ntangiye guhura nacyo cyo kuvuga ngo ntaho kuba mfite abana bagiye mu rundi rugo. Nubwo bagiye kumfite amafaranga ntabwo nibaza ko bakwisanzura nkuko batwari kumwe. Abantu bagasoma message ntibasubize. Abantu pe babandi nabo tuziranye rimwe na rimwe nziho n'ubushobozi bunini. Bakara message bose batuze ubwo baranzi bakabamenya n'ubu. Yego. Ntibasubize. Noneho ibyo byahise bivuga nti nindoko kururu iki umuntu noneho ndamumenye ntago nakongera guhura na case nk'iyi. Imana nindokora nkavaho ndi mbona. Indwara ikoroha nkagira ukundi nawe n'igishoro nkakora kuko igihanga cyo ndagifite. Yego. Nubwo ndwaye ubwonko ntiburarwara. Ariko ndakubwiye ngo umuntu noneho kugira ngo wumve nabo bana banatahi umwana w'imyaka 11 n'umwe yaravuze ati niba ari uko ibi bintu bimeze sinzaba umuntu mubi, umuntu waba aburaye sinamucaho uwo ni unkeneye kugira ngo akomeze urugendo rumujyana ahandi ashakishe, ariko nta nshuti nzaguriza amafaranga. Bijyagiye mu bana bose. Abakuru byarabacanze ntibashoboye kumfasha, abato byabagiye nabo ntibifashije birumvikana. Abato nabo ubwabo bibaza umwana w'imyaka 15 bati nta nshuti nzigera mpa amafaranga. Reka dusoje gutya, hari inshuti iri kutwumva, umuntu uri kutwumva aka kanya wakumva ikibazo cya Abdul Karim cyangwa Jean Baptiste, nukuri mu reke tumufashe mu buryo bushoboka bashe kwitunga. Ikintu cya mbere je propose umuganga waba uri kumva cyangwa umuntu afite inshuti y'umuganga
uyu mugabo arwaye indwara rwose itanakomeye yatumye nyine acika intege, yatumye ubuzima bugenda gutya, ariko iyo itavuwe irakomera byanze bikunze. Igifu kirimo ibisebe babyita irisere, bisaba ko umuntu yivuza kenshi. Iyo utivuje kenshi kirakunyunyuza ukananuka ukangana n'uku nguku cyangwa ukanarenga cyarandenze. Iriseri rero iyo habonetse imiti umuntu aranywa arivuza rwose bigakunda, sibyo? Please umuganga, umuntu wadufasha ko uyu mugabo yakwivuza cyafite imyaka mike 49 ariko urabona ko byamuzonze. Oya ndabizi ngaragara nk'ufite 57 ahubwo. Yego, sibyo? Mureke dufashe uyu mugabo rwose, yabaye intwari ku bana, yabaye intwari ku muryango we, mu byumvikana mureke tumufashe rero, sibyo? Kwivuza ariko no kwifuza kumufasha kuri ubwo bushobozi bw'ibyo ari gucamo byo kubura amafaranga. Please nukuri wamubera intwari, wamufasha. Nzi ko mwafashije benshi, nzi ko mwitaye muri benshi, kuri benshi. Mukorere umugisha kuri uyu mugabo, mumubere umugisha kumufasha, namwe Imana irabaha umugisha, sibyo? Turasoje, ni naha dusoreje. Imana baha umugisha ko mwarebye kino kiganiro mukumva ari cyo mugomba gukora kuri uyu mugabo. Erega mu bushobozi buke waba ufite nawe ushobora kuvuga uti ntabimboshye, reka nibura ngira icyo mfasha uyu muvandimwe, sibyo? Byakunda cyane. Imana ibarinde. Nitwa Rweme Mbabazi, naho utaha. May God bless you. Reka vuga nimero ya telefone n'amazina yanditseho. 078 60 88 413. Amazina ni Kavakure Jean Baptiste.